agafoto shaka aranshimisha hano wari uri muri anki business burana nubwo ufite isoni turi muri bari abantu bangana kuriya ose urimo urakora ubukwe hari impamvu yo kugira isoni no oya hari ukuntu abantu bahise bahaguruka urumva nari ngiye gukoreza ikibizo hano none bahita bandeba numva ngize isoni nahise numva ngize isoni ariko mana cyo kuze byari byiza byari biryoshye nta ngorane kwe kandi jewe nubona reka kubiresheri Kuge Imana irafise umwanya wishyiriramo inyisho ku munsi. Asondi cyane nyinshi. Yamujya y'imodoka mbara. Byagenze bite? Ujya muhungu rero. No kuvuga namubyagiye no kutuzanira shopping. Y'igikoni kugira ngo ibintu byose bigende neza. Urazi ukujya nta kintu na kimwe ayobewe hano mu. Cyabindi agushirika muge nawe ukora utuntu tw'udutenda buri munsi none se bya duherutse kugura vuba hanga no reka kubwire mu buzima umugabo yamakorera icyo bita surprise cyangwa surprise yewe uri ubunungu none se bya duherutse kugura nakuye ngo nibiryo ariko ndibuze koza kwerekeza muri salon bongere bagukaragira uzi bakarazi kuntu umeze neza nukuri ngenda bikunda gusa nubona byose ni Yesu abikora nta kintu na kimwe uzokora kitari mu Imana ngo kikibe nta mutwe inyota yo urabipfutse kandi nawe ntubitse kadogo arame ngena wumve rero wari uri mudukisa mu gikari nari ndi mutuntu hanze byahiye nizere ko watetse yamuka dore soje iwe mu rugo ndashaka kuhisha kare noneho ngenda bazizanira amazi bindi turabivugana nyuma mbano siri murareba nabaki urabona uyu muhungu yambaye inojire iyi yakakuye uyu niwe manager akontorora aba bose aba nese abane bo wazanye kuri rwa ruganda rushasha washinze ejo bundi oya uyu agenzura ziriya modoka zibiri zibona ziri hariya noneho uyu n'umushoferi yakaba umushoferi ariko uyu ubona ngaha ni makanika hamwe n'uyu za modoka serutse kushira pfiriya hamwe monoze epfo muri za noze za hamwe bahati y'abakongomani muri bakongomani bahari hepfo niho bakorera akushira hari ahantu rero none ejo bundi maza kwareba bisa uzashire senyenge kwa ko hari ahantu ngiye nabonye bashaka ese kadogo twatumye amazi kadogo hari ahantu bashaka kuzaha kwibira penge narabibonye mufasizo oya reka nkwereke uzazitize pe hajya nahazitije ukugomba kwaje byanje byose nabishize imbere y'Imana rero gushiraho isenyenge nta kintu na kimwe ukora Imana tagize iki kirahure kirahanagoyera ko ntibagira kimeze neza ngora ndebo bagira ngo ntago ino ni design imori ntago rishakaga maze rero mwisheho kadogo nawe uzaheka y'umugore wawe shirirekera aho ngaho ariko bose yari afite inyota nari inyotewe wayibonye ngari nanjye mwishe ako kantu niko ntabwo ni mwishe unese ndamwo umeze gute uko ushaka kose ndaho mwishe uranyemye oya sinokuyima kira umva ndatemba neza Squalo urimo uranyuhira Mawuja kumva rukiraha barayuzanye inyama z'inkoko ariko hari n'izindi baretse ziriya nkazirira zaraye nkabona ngateka izindi ikibazo izo twatetse nijoro se genda ariko rero ikibazo usigaye ufitanye gakungu n'aba bakozi bahara hepfo umukozi ahari ejo bundi yibye miliyoni kwa sebuja urashaka yuko natwe bazatwiba oya mawuja njye ntabwo niba ndabizi ko tiba ariko baravuga ngo nyere ko mugendana ndakwereka umemba neza nta kibazo amafaranga mba nyafite ntabwo nakwiba umva sheri ahara hepfo hari bafite umukozi
ejo bundi yaribye neza ndavuga se kandi n'akado gasigaye yajyayo noneho hari n'igihe nza nkabasanga hari abari yashyize amakuteri mu matwi ari mu bintu sinzi ibyo birasanzwe urumva uyu muhungu burya naramugenzuye kenshi nta ngeso yo kwiba afise yego ndabizi ariko ijambo yaravuze wayumvise nanje naciye mu ntebe y'ishuri baravuga ngo show me your friend and I know whom you are nyereka inshuti yawe magara cyamenye icyo uricyo ariko boss igihe wambuje kugendana nabo ntabwo nyigendana nabo ivyo ni byiza narabiretse ahubwo mama sha byo kuzirira ziranye banza ujya kumva hari umuntu uri gukomanga ku irembo nafasha uri gukomanga uriya muntu arimo arakomanga nyine namaze yumvise uwo muntu arimo arakomanga ese abo bantu uriya muntu ukomanga ko numva ari gukomanga nta kinyabupfura ukuntu ari gukanda kuri sonere buri kanya sheri ndashaka kugura kandi gatenge cyakindi se nari nakidodesha nangorana ariko ndashaka kugura kandi gatenge urazi ukuntu wambara nkumva nishimye muri kera ibitenge maze rero ahubwo ntabwo bizi buriya ngiye mba numva nshaka amakanzu reka maze kugurira igitenge hanyuma cyenda kugurira n'ikanzu na cyakindi se ndakidodesha ahubwo tuzabanza tudodeshe cyakindi nitumara kukidodesha hanyuma none kuki tutobidodeshereza rimwe ari bibiri nta kibazo maze mubujije iki umva njye nta kintu nakubuza banza uhagarare gatoya banza uhagarare gatoya ntagorane reka nshaka kukubera kamera ntacyo njye ntabwo mpagarara ntagorane hagarara reka mubwire nimpagarara urahita ujya kungurira poshete ya telefone ibyo ndabikora ndabikora uri kunterera isoni hagarara nshaka kukubera kamera urimo urantera isoni ahubwo suzi ngo nzi no kubikenyera sinzi ko nzabimenyera bimeze neza cyakoze mukuru wanjye yarakoze kukureka ntabwo nari bubeho neza yaramara ubusa nanjye ndamaramara nkibaza none Imana niba ntoranirije ntabwo nari bubeho neza gutyo pe yarakoze reka nkwereke vile vimepita na wakati liko Mswahili yavuze gusa genda kwikundira kandi niyemeje kuzopfana nawe ariko mana niyemeje kuzopfana nawe mu bibi no mu byiza reka dogo yaje mawuja hari umuntu uri gushaka akazi w'umugore wari uri kudodora kuri gate nesa ntara akazi dufite ariko njye ndumva mutakamuha mawuja sinywa neza akazi uragakora neza ariko we hari ndibutse indabyo zanjye ejo bundi ntabwo usigaye utazikorera uzajya uvoma amazi byose nzajya mbikora ariko mwizana uriya mukozi reka mubwire ntabwo uhumara ari buze kunkona ndabizi uba wishakira kurya mubwire yinjire ariko mabuja tumwirukana oya humara agenda mubwira azabanza muraba uwo muntu hanyuma hari indabyo wenda yazajya anasoherera ntawamenya nimba nashoboye abaye bishoboye mucuma hano na wa mukasi wo gutema indabyo ukareba ukuntu agiye karibu Mute mbona nibyo cyangwa ntabwo ari byo we sheri ukuyoboye hano ni sheri nukuri umviriza ijambo sheri urivane mu kanwa fisi ubona kunze ntazigera mpemukira nubwo ariko nanjye warankunda umviriza ubu aka kanya wibagiwe twaciyemo wibagiwe twabanyemo koko amase ya kera uhita ushaka murumuna wanjye ceceka iki umviriza baraca umugani mu kirundi amase ya kera ntahoma intara rega ninjye waguhaye inzira ahangaha ugeze hose ninjye waguhaye inzira sibyo iyo ugumye wanyu mu cyaro ntabwo ari kubura ahangaha sibyo ntabwo waba kugira ngo nta n'isoni naho mu bagore bose ubana na murumuna wanjye mute koko aha nubwo wogira gute nakunze mwene wanyu nanze guhemuka kubera mwene wanyu nabonye yafisemo imbuto yo kumenya Imana unarebye n'ukuntu yambara ukareba n'itandukaniro rya ya myaka 5 iheze urabona ko ibihe byahindutse navuye hariya nsabye ikimenyetso Imana ati Imana nimba ubona yuko ngomba kugukorera reka ndagukorera by'ukuri
ntari mu gahinda. Kubw'ivyo rero sinkeneye kumva ijambo ryawe na rimwe kuko no hava nsitara nkava mu mavuta ya mpemu yera. Sheri. Aha, iryo jambo ntusuye kuri vuga rya sheri. Umviriza, ntunamureke. Nukuri mumbaho. Ntunamureke. Nukuri babe. Nakubwiye ati nihanganiye ibibazo wanga kuvyumva. Je naciye mu ntebe y'ishure ndi we reka. Irengagize basi ibyo nagukoreye. Ntacyo no kwirengagiza kuko mfise. Oya ntabwo. Jewe sintunga abagore babiri. Mfise umugore wanje nubaha kandi nabakanywa. Sheri yana mukaza amasaha yageze. Umviriza. Sinkeneye kubona ino shatani mu nzu. Sukura ni bibi. Sukura kuna ni sasa ni. Mutema kuri wowe. Sema ko kamera na shetani mbese. Sema aho ngaho senye. Mutema ko nawe twasibere rimwe. Wewe ukuntu wambwiye ngo ndo umwana. Wari ukuntu wambwiye ngo ndo umwana ndo umutindi. Ndo umutindi. Reba hano Sheri. Do Sheri. Reba wose wakina. Reba hano. The iPhone. Mbambwire Ese witabakanye nabwirwa n'iki byuzanye mu ntoki. Nabwirwa n'iki byuzanye winsha abantu. Mutema kuburanya wewe ko. Yarakubwiye ni Babarira basi bizagukaraga bizaguhombana nk'inyanya icyo gihe narabikubwira uransuzugura ariko mva ntabwo nakwirengagiza Mutema si baba. nyine nta kibuba muri wagikoreye uriya niwe wababaje weho wirebye inzobe ureba inzobe ureba ubukaka ureba iki ureba amafaranga wumva ko ari ahagije Mutema si nyine umva baba. akamubwiye ndabyumva muri iyi si bisaba guca bugufi urumva kuko uba usuzugura uyu munsi ejo ushobora kuzamwifuza narakubwiye mu muryango wita abatindi ushaka kuzifuza byibuze no guhambura ubukumi bw'inkweto zabo ukabibura ariko nizere ko isi kwigishije urayibonye babagabo b'abakire bari Muti waretse kunyurira ko. ubuze ngo namuguha mbega umugabo utanga keya Muti waretse basi tukaba abagore babiri. inde njyewe usangira nawe imyanda wanduriye mu bagabo uyinzanire mu nzu shitani n'imikoshi yose uyinzanire mu rugo Mute nukuri ntabwo ndisa n'umwanda koko. aho utari wose Ese ubwo ko tuvukana ndabizi basi. neza ko tuvukana turi abavandimwe no kukubwira bino si uko nkwanga waramwanze uramushugunya ngo usanze abafite amafaranga none se ko ndeba wambaye yaba data we maskini urababaje Mute basi. cyakoze reka mubwire pe kuko tuvukana reka muhe ikintu iki kimwe urabona ziriya ndabyo ugiye kujya uzivomera uzubire uzibagarire hariya mu gikari hari inzu y'abakozi niyo uzajya ubamo kandi nabwo umugabo wanjye nabyanga ubwo uragenda nta kibazo Basi muhamagara umusabira imbabazi. erega waramubabaje Ntabwo nzongera. ntese urumva umutima wawe uri hafi kukwakira nabyo naho uzajya urara naho iby'umugabo byo rwose umva mu byo bagirwa byo nizere ko nari foromase mu mutwe Wamusaba imbabazi wamuhamagara akagaruka. ese ukora umurenge wakwikura imboga mu kanwa ngo ndazitanze nkavana inyama mu menyo N'ubundi nicyo cyakugenzaga iwanjye. Kingenzayo? Ufite muri gahunda. ubundi se wamutoteza kumutotereza mu kazu kameze nabi reba imana yaduhaye umugisha twarubatse twakoze iki ukomanga abona aho wakanze cyagiye wakomangaga he mu miyenzi Nawe wari ubifitemo uruhare. niba ufite amagambo menshi nako nakakwiba Ntabwo ngaho rero tugende njye kuguha akazi Fate fone hasi. ese kumva ufite n'agatushe